dufite amasengesho tuzakora muri kwezi kwa 12 ni amasengesho yo gushima Imana. Amasengesho yo gushima Imana tuzatangira ku tariki 14 na 15 na 16. Ni amasengesho y'iminsi 3 tuzakora muri kwezi kwa 12. Aya masengesho atandukanye n'amasengesho wasenze. Ni amasengesho warurimo. Ni amasengesho yo gushima tuyibwira ngo ukwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12 turangije turi amahoro. Kuba utararwaye, kuba utararwaje, kuba utarapfuye, kuba ukiriho ni neza y'Imana. Niyo mpamvu ya masengesho tugomba kuyakora dushima. Nubwo hari n'ibindi bintu bimwe na bimwe ubona bitarakemuka, ariko gushima ni ingenzi. Amen. Tuzashima Imana muri amasengesho. Noneho niturangiza tuyibwire ngo dushingiye ku byo wakoze, dushingiye ku bitangazo dukoreye, tukweretse n'ibiri imbere. Dukeneye ko Imana itwereka inzira muri 21. Imana ikatwereka inzira, Imana ikagira icyo ikora. Uyu mwaka tugiye kuwutangira dufite amakuru, tubona inzira. Uwiteka nyereka inzira. Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'umwami wacu Yesu abane namwe. Mbifurije ubuntu bw'umwami wacu Yesu, mbifurije kubaho, mbifurije kurama, kandi mbifurije intangiriro nziza z'ukwezi kwa 12. N'ukwezi twita ngo kuboza. Ku kwezi rero hari ibyo Imana igomba kuboza mu izina rya Yesu. Imana igomba kugira ikintu ikora, ibikwasamiye, ibikubuza amahoro, ibitashaka kukubona winjira mu masezerano. Ibyo ni byo Imana igiye gukuraho mu izina rya Yesu. Ndongera ngo urarikire kuza kubana natwe muri aya masengesho tugiye kukubwira tuzakora muri kwezi kwa 12. Yesu aguha umugisha. Ariko mbere ya byose reka duhamagare Umwuka Wera, Uwera wa Isiraheli. Ndara nanjye namwe dukurikiranye, nje nawe twungukira imbere yawe. Ikibazo cyose afite tukizanye mu biganza byangu gisubize, kandi Umwuka Wera amanukire kuza kubana natwe muri aya masengesho. Umwuka Wera agomeze kutuyobora muri iki gitaramo mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Amazina ni yayandi, ni Pastor Steven. Ndi hano kugira ngo nongere ngwibutse. Dufite amasengesho tuzakora muri kwezi kwa 12 na amasengesho yo gushima Imana. Amasengesho yo gushima Imana tuzatangira ku tariki 14 na 15 na 16. Ni amasengesho y'iminsi 3 tuzakora muri kwezi kwa 12. Aya masengesho atandukanye n'amasengesho wasenze. Ni amasengesho warurimo. Ni amasengesho yo gushima tuyibwira ngo ukwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12 turangije turi amahoro. Kuba utararwaye, kuba utararwaje, kuba utarapfuye, kuba ukiriho ni neza y'Imana. Niyo mpamvu ya masengesho tugomba kuyakora dushima. Nubwo hari n'ibindi bintu bimwe na bimwe ubona bitarakemuka, ariko gushima ni ingenzi. Amen. Tuzashima Imana muri amasengesho. Noneho niturangiza tuyibwire ngo dushingiye ku byo wakoze, dushingiye ku bitangazo dukoreye, tukweretse n'ibiri imbere. Ndagira ngo urarikire kuzayabamo mu izina rya Yesu. Nayo matariki tuzatangiriraho, tuzatangira ari kuwa mbere, azaba ari kuri 14, tuyakomeze na 15, tuyasuze kuri 16. Tuzakorera uburyo bwa online, aho uzaba uri natwe aho turi, ariko tuzatuguha nimero iri aho ngaho, uduhamagare dufatanye dusenga Imana. Eka tuganira ijambo ry'Imana, noneho tuze dusenge. Imana igufashe. Nagira ngo iryo tangazo mbanze ndinyuzeho, wowe dukurikiranye, wowe nshuti yacu ku Ikamba Calvary TV, nawe uri hirya no hino ntuzayaburemo. Yesu ashimwe cyane. Rero kuri tariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 turashimira Imana ko Imana yaturinze. Dutangiye itariki, tugeze ku tariki ya 3. Iyi tariki ndifuza ko ikuba itariki y'umugisha. Ndabizi neza ko Imana izakora ibirenze kuno kwezi kwa 11. Ibyo utabonye uzayibona muri kwezi kwa 12. Ngiye ndizeye ko Imana yafata ibintu byose yakubwiye ikabigwa muri kwezi kwa 12. Ndizeye ko Imana yafata ibintu byose ushaka, ibintu byose wumva wifuza, ikabigwa muri kwezi kwa 12. Yesu yabikora kandi akabikora vuba cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi 86. Noneho dusome umurongo wa 9. Yavuze ngo, Mwami
amahanga yose waremye azaza akwikubita imbere akuramye, kandi bazahimbaza izina ryawe. Amahanga yose, njye nawe, tugiye kuza twikubite imbere y'Imana muri iyi minsi 3, turamye Imana, duhimbaze Imana, tuvuge gukomera kw'Imana. Ubuzima tubayemo bugomba kubuza bwo kuramya Imana, bwo guhimbaza Imana. Ibyo utunze, ibyo ufite, ibyo ukora, akazi kawe, ubuzima bwawe bigomba kuba biramya Imana kandi bihimbaza Imana. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Dawidi bivuze ngo, mwami, amahanga yose waremye azaza kwikubita imbere akuramye, kandi bazahimbaza izina ryawe. Murongo wa 10 yavuze ngo, kuko ukomeye kandi ukora ibitangaza ni wowe Mana ya yonyine. Kuko ukomeye kandi ukora ibitangaza ni wowe Mana yonyine. Ni wowe wandinze, ni wowe Mana. Uyu muma muri kundeba ni wowe wamurinze, uyu musore ni wowe wamurinze, uyu mugabo ni wowe wamurinze, uyu mukobwa ni wowe wamurinze. Imana ikomeye, Imana yonyine niyo yemeye ko turangiza uyu mwaka. Tugiye kurangiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntabwo ari amashuri, ntabwo ari uburanga, nta nubwo ari ibindi bintu wari gukoresha ngo urangize uyu mwaka. Uyu mwaka ari byinshi twagiye duhura nabyo, ariko hari na byinshi twagiye twigiramo. Rero iyi Zaburi ndagira ngo uyifate neza, kandi Uwiteka azakora ibikomeye. Umva 11 ngo, Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe, nanjye nzajya ngendera mu murava wawe. Haleluya. Nteranyirize hamwe ibiri mu mutima wanjye ngo wubahe izina ryawe. Imana ishimwe cyane. Ibiri mu mutima wanjye byubahe, ibiri mu mutima wawe byubahe. Mureke turamye Imana, mureke duhimbaze Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza. Hepfo hatubwiye ngo, mwami Imana yanjye nzagushima umutima wanjye wose, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Uyu murongo nashaka wumve neza. Imana ishimwe. Mwami Imana, iri ni isengesho Dawidi arimo gusenga, ni isengesho tuzasenga muri iyi minsi 3. Mwami Imana, Mana yanjye nzagushima umutima wanjye wose, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Haleluya. Imana yagukuye kure, Imana yakurinze indwara. Ni ngombwa ngo duhimbaze Imana, ni ngombwa ngo dushime Imana. Ukwezi kwa 12, tariki ya 14, tariki ya 15, 16 ni iminsi yo kuramya Imana, ni iminsi yo gushima Imana, ni iminsi yo kuzamura icyubahiro cy'Imana, kuko Uwiteka yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Imana yagiye indindira abana, yakurindiye abana, yakurindiye umugabo, yakurindiye umugore, yakoze ibidasanzwe. Ahari wakwibaza ngo, mbese Mana ni ibiki wakoze mu buzima bwanjye? Kuba igihumeka ni ineza y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Benshi twagiye duca ahantu hakakaye, twagiye duca ahantu hagoranye, ariko reka ngo ubwize ukuri, ntabwo Imana yemeye kukureka. Emera izina ry'Imana rikuyobore muri iyi minsi 3. Izina ry'Imana rikubwira icyo uzakora. Mureke dushime Imana, mureke turamye Imana muri amasengesho y'iminsi 3. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndabizi ko Imana izabana natwe, Imana izakora byinshi birenze, kandi tuzabona gukora kw'Imana muri iri sengesho Dawidi nawe yasenze. Imana itugirire neza cyane, kandi Uwiteka agumye kudufasha. Hari ibintu bikwasamiye, hari ibintu wabonaga bitazahinduka, ariko amasengesho azahindura ibintu, kandi Imana izakora ibikomeye. Yesu ashimwe cyane. Zaburi ya 25 murongo wawo wa 4, Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo, Uwiteka nyereka inzira yawe, unyigisha imigenzereze yawe. Uwiteka nyereka inzira. Urumva Dawidi arimo arabwira Imana ngo nyereka inzira. Dukeneye ko Imana itwereka inzira muri 21, Imana ikatwereka inzira, Imana ikagira icyo ikora. Uyu mwaka tugiye kuwutangira dufite amakuru, tubona inzira. Uwiteka nyereka inzira. Haleluya. Murongo wa 5 wo muri Zaburi ya 25 wavuze ngo, unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye, ni wowe ntegereza umusukira.
ni wowe ndindiriye, ni wowe ntekereza, ni wowe maze kumva ko ni wowe ngomba gutegereza. Yesu aguha umugisha mwene data. Imana d'amahoro, Imana nyir'ubuntu, Imana nyir'ubutabazi irashaka ko uyu mwaka ugiye gutangira uzabona ineza utigeze ubona. Haleluya. Mu byemezo uzafata rero muri uyu mwaka ugiye gutangira, uzirinde guhubuka, uzirinde gufatira ibyemezo ako kanya. Ukwiriye kubanza kuyoboza Imana inzira, ukwiriye kubanza kureka Imana ikayobora kamere zawe n'ibitekerezo byawe, ukwiriye kureka Imana ikaganza mu buzima bwawe. Uyu mwaka tugiye gutangira, Imana izakora ibidasanzwe, tuzabona amashimwe utigeze tubona, ariko twayobojeje Imana iki inzira. Birambwira ngo nuko bicara akagezi kitwa Ahava, bayoboza Imana iki inzira, barasenga, Imana ibayobora inzira, ibereka icyo bagomba gukora, ibereka aho bagomba guhagarara. Reka Imana itwereka aho tuzahagarara muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Aya masengesho ntuyaburemo, ndagutumiye ngo uzuyagaragaremo, ndagutumiye ngo uyasenge aho uri mu gice gihugu, aho uri mu rugo, aho uri mu kazi kawe, tuzayabane mu izina rya Yesu. Tuzaya tuyageza gukora online kuri Facebook, online kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri YouTube, tuzageza gukora online kugira ngo mubane natwe. Kuri Instagram aho uzahanyure uzabona inyigisho zacu. Kuri abo matariki tuzakora online cyane. Iminsi tuzadukora online. Ku tariki ya 14, tariki ya 15, tariki ya 13 dusenga, kandi tuzabasengera online. Imana izabana natwe. Ariko icyo twashakaga nawe ntuyaburemo, kandi ugomba gushima Imana. Ni nabyiza ko nk'umuntu Imana yagiriye neza utegura envelope yawe, utegura ituro ryawe, uzashima Imana aho uzaba uri hose. Uri hafi y'urusengero, uri hafi ya uburyo bwose uzashimamo Imana, ariko uzashimemo Imana. Yesu ashimwe cyane. Washima Imana wambika imfubyi, washima Imana wafasha abapfakazi, washima Imana washikira umurimo uko uzabikora kose uzashima Imana. Kuko buriya kuba utararwaye, kuba utarapfushije, kuba warabyaye, kuba Imana yarakurinze, benshi bawe n'ibibazo bitandukanye, ariko njye nawe turi amahoro. Utashima Imana ninde? Nta mpamvu tutashima Imana. Reka rero ngusabe uboneke muri abo matariki, tuzabane nawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ndabizi izagufasha kandi izakugirira neza. Muri ngwete tuvuze ngo Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byahozeho iteka ryose. Imana izibuka kugira neza kw'Imana. Dawidi arimo arabyira Imana ngo Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byahozeho iteka ryose. Imana iziye kugira neza, iziye kongera yibuka ineza yo ku buzima bwawe, iziye kongera igira ikintu ukora ku buzima bwawe. Urugamba si urwawe. Imana izabana nawe, Imana izagufasha, Imana izakugirira neza. Reka ngubwire uyu murongo ndagira ngo tusengeremo, kandi Imana izawukoramo ibidasanzwe. Amen. Biravuze ku murongo wa 7 ngo ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye nk'uko imbabazi zawe ziri, aba ariko unyibuka, kuko ibyo kugira neza kwawe Uwiteka, kubwo kugira neza kwawe Uwiteka. Ndasubira mu uyu murongo. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye kuko imbabazi zawe ziri, aba ari kunyibuka kubwo kugira neza kwawe. Haleluya. Kubwo kugira neza kwawe Uwiteka. Ndagira ngo ubwire ngo twakoze ibyaha, wakoze ibyaha, ariko kubwo kugira neza kw'Imana, Imana irakwibutse. Dawidi arimo akoresha isengesho, ntiwite ku byaha byo mu busore bwanjye, ku byaha byo mu bujene bwanjye, wite kugira neza kwawe. Kugira neza kwawe kugumye kumbeho, kugumye kunsakareho, kugumye kungwanirire. Imana iraza gukora, Imana iraza kugudufasha. Muri amasengesho tuzakira indwara, muri amasengesho Imana izongera ivugurure gahunda zawe nayo. Muri amasengesho tuzongera twakira amashimwe akomeye. Muri amasengesho ibidashoboka bizashoboka. Muri amasengesho yo gushima, Imana izabana natwe.
tuzatumwa n'abakozi b'Imana batandukanye mu buryo bwa online muri amasengesho. Imana izakora ibikomeye, Uwiteka azigaragaza. Imana iguha umugisha, Imana iguhe kuyabamo mu matariki yawe wari wapanze, ushyiramo na 14 na 15 na 16 kuzabusengana na Pastor Steven ku Ikamba Calvary TV. Unyuze kuri Facebook, unyuze kuri Instagram, unyuze kuri YouTube yacu ni Ikamba Calvary TV. Hose ni Ikamba Calvary TV. Hose niryo zino uzandika, uzabana natwe mu izina rya Yesu. Imana izakugirira neza kandi Uwiteka azaguha umugisha. Reka dusengane Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana iriho kandi izahora iteka ryose. Ndasengera uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo yari amaze gukamuka, ariko muri amasengesho yo kugushima, muri amasengesho yo kuramya, muri amasengesho yo kuguhimbaza, reka uzabane nawe, reka uzamurarikire. Ndasenze nk'umwuka w'Imana azararika abantu batandukanye, tuzabane nawe muri amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye kuno kwezi kwa 12 haba kugutegura mu bukwe, abafitemo ingendo, abafitemo kwiga, abafitemo mariage, abafitemo ibibazo byose uzabikemure, uzihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Uzakureho imisozi, Mana uzagira ibintu witsa ibyo batabonye aya mezi yose, uzabikubira hamwe bibaye muri ukwezi kwa 12. Uzarenganura abarengana, uzacingura inzu z'imbohe, uzatabara abanyarwanda, uzatabara isi yose, Afrika. Mana uzaturengere mu izina rya Yesu Kristo. Uzirukana umwuka w'impanuka, ndagusengeye, ndirukana impanuka, uburwayi, gupfa no gupfusha. Ndabikuza isengesho, ndahamagara ineza y'Imana ku buzima bwawe. Ndasenze ngo uzabone umugisha, ndasenze ngo Imana izakurwanirire muri ukwezi kwa 12, uzabona amahirwe. Imana izagutwikiza ineza yayo, mwuka w'Imana azabane nawe. Ndagusaba mwene data mukundwa muri Kristo Yesu, gumye wacu Yesu umwami n'umukiza ature muri wowe. Amahoro y'umwami wacu abe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, amen. Nta kintu nagusabaga, ni amasengesho yo kuramya no guhimbaza afite no gushima. Muri amasengesho nguhaye ikaze, karibu ubanza bane natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen.